kuri ya Bibiriya ibamo WhatsApp, ibamo Viber, ibamo TikTok, Snapchat, n'ibindi byose bizoza nyuma bibamo. Niba utarabona wowe uko birimo abantu bose bazosoma Bibiriya nyuma yacu, itwaranabuhanga rizo barigezweho turizotungura Bibiriya ririmo. Kuko banibuka ko hari abantu nizo gusa bivuga ubutumwa mu mibyizi barari inyima, saba ku cyumweru baranyima, saba muri burakeye. Rero ko dukomeza ikiganiro cyacu tubanze tumusabe umukozi w'Imana n'umushumba abanze asenga Imana hanyuma tuze gutanga ikiganiro cyacu. Mwami Yesu turakunezerewe cyane muri uno mugoroba w'uyu munsi wo kwa gatanu, cyane ko ari no munsi wa Pasika aho dufite umunezero dusebretinga intsinzi y'umusaraba, intsinzi y'ubugome, intsinzi hejuru ya Satani n'abadayimoni bose. Bihimbarizwe Mwami Yesu, turanezerewe cyane kugera kuri TV yitwa Ururunga hamwe n'abavandimwe twenda kuganira na murimo wawe, nibyungura itorero, nibyungura nibikura abantu mu gakiza, ikabakuza mu gakiza, ikakuza mu myizerere. Mwami Yesu turagusaba kubana natwe, tuzuze umunezero, ibyishimo ndetse n'ikiganiro cyacu gishizeho kugira impact ku muntu wese uzabyumva, azakire, abarwayi bakire, abafite ibindi bibazo byose bikemuke kuko imbaraga zawe zifite ubushobozi bwo gukora byose. Urakoze Mwami Yesu kubw'izina ryawe Yesu Kristo. Amen. Arakoze cyane mushumba wacu. Hanyuma rero nkuko bisanzwe turabiyegereje mwese abadukurikiranye tuze kubana, turaza kumara umwanya muto cyane ariko nanone mwihangane tubane ikiganiro cyose mwaza kubarikiwa cyane. Hanyuma pastor tutaratanga ikiganiro cyacu turasaba ko babanza twibwira abantu benshi yego barakumenyereye kuri media ariko hari n'abandi bagenda bakubona ariko batazi ngo ninde, turasaba ngo babanza twibwire mu ncamake. Urakoze. Nitwa Pasiteri Ntagawa Noah, turi Burundi ahantu bita ku Musaga, ndo umupapa w'abana babiri. Umuhungu w'imfura yitwa Arshe, nanje nitwa Inkuge. Urumva aho bihurira? Je nitwa Noah, umuhungu wanje akitwa Arshe. Arshe ni kuvuga Inkuge. Wewe witwa Noah, umuhungu wanje akitwa Arshe Inkuge. Bisobanura biya ntuzisoma ndabyumva ariko ndabariza abatumva. Nukuvuga ngo Noah niwe wubatse Inkuge. Rero umwana wanje yitwa Inkuge, niyo wamubyaye. Hanyuma wakabiri n'umukobwa yitwa Mola. Mola ni umwe mu bavuga tumwe bakomeye mu bwoko bw'abayuda wazanye evangelist kaza 70-80. Ari muri Bibiriya nawe cyangwa oya umukozi w'Imana gusa. Turango ngiye nabyaye Inkuge, byara n'umumissionnaire n'intumwa. Nanjye nkitwa Noah. Yego pastor uratubwiye ngo utuye abantu bavuze Burundi mu rugo cyane ni uvuka ni wavuka. Ndi umunyamurenge wo kundonda hano bita mu Bijombo. Papa ni umugabo w'abashombo witwa Notable Bifaranga. Umuhungu wa Bifaranga. Mama ni umugorora. Kagira umugore w'Umunyakarama. Umukwe wa Nyakarama. Byiza cyane. Yego nizere ko abantu babashe kumenya mu ncamake, ibindi byinshi turagenda dusa n'ababigarukaho mu kiganiro. Hanyuma pastor dukomeza ikiganiro cyacu. Tukunze kukubona cyane muri media, mu bivuga ubutumwa atandukanye, yewe no mu Bijombo uvuze wavutse duka kubona uriyo uri kubwiriza ibintu bimeze neza. Abantu bakibaza ati uyu mugabo angana gute ko tumubona ku isura ari umwana mutoya, bimeze utari n'abatari bazi ko uri umugabo ushatse. Irivuga ubutumwa watubwira watangiye ryari, ubushumba ubugize mu minsi ngana gute mu ncamake? Imyaka yanje irangana nyine nuko aho mbona ngana naho kuvuga ngo mfite navutse muri 93. Ubwo wayitumenya imyaka mfite. Hanyuma mu kunza umurimo w'Imana, ndagukunda cyane, ndagukora umurimo w'Imana, ngakunda n'Imana nkorera. Kimwe mu bimenyetso byerekana ko umuntu akunda Imana akorera, no akunda umurimo w'Imana akora, no gukunda abantu n'Imana. Ntubona hari igihe turavuga ubutumwa, hari igihe bavuga ubutumwa benshi bategereza ngo bazomutumire ngo kugira ngo aje muri vuga ubutumwa. Iyo wicaye mu rugo urinza ngo bazogutumire ubona ku musitari, ni ikimenyetso cy'urukundo ruke rw'Imana n'abantu. Ariko umuntu ukunda Imana n'abantu ntazarinda ko bamutumira, wenyine arasaba kubera urukundo rwinshi bafite.
wibuke twamenye ubutumwa bwiza bitewe n'abamisiyoneri benshi bagiye bava mu Burayi n'ahandi kandi abo baje mu ivuga ubutumwa ntawamutumiye icya kabiri bari barasize amahoro iwabo n'ibihugu biteye imbere kurenza ifizi wacu ndetse n'iremera iriya tuzi kuvuga ngo bagiye baviri iwabo bagasiga ivyo kurya bihagije bagasiga ubuvuzi bumeze neza bagasiga amashuri yabo ameze neza bagasiga ibihugu biteye imbere bifite ababarabara n'ibindi byose n'umutekano bakaza gupfira ifizi mu mubu mwinshi hafi ya Tanganyika n'abandi bagapfira za Remera hariya kuba mu mapfurero bari mu ivuga ubutumwa ntitwabatumiye ntafishe yahabaye nta n'amafaranga yewe wanashaka baze kudusaba ariko twebwe tumariye kuba benshi twaramenye ubutumwa bwiza usigaye wicara mu nzu ngo bazo gutumire cyangwa bana gutumuka bavuga ngo se ngo hariya ngo ni bangahe ngo sikanisa rimeze gute ndabwo Yesu aza gucungura abantu ntabwo ariko baze ngo se ntabwo Yesu azaza muri presence ngo abanze ngo abaze mbese muri kanisa ngo ribira abantu bangahe cyangwa ngo zatanga ifaranga zingahe urukundo rwo rero nje no kundondo si kuko na hano harari Nairobi ni Bujumbura harari ni Kigali tuya ni Bujumbura nari kwavuga ubutumwa bwiza ariko ikigupushinga igituma ubundi ari isomo doretse kubwiriza bivuga ngo zimwe mu ntambwe umuntu atera kugira ngo agane kuzohinduka isoko y'umugisha imwe ya mbere iravuga ngo nugura na Yesu iya kabiri iravuga ngo nukubura amahoro kubera ko hari abandi babuza amahoro buri inzara y'umwana w'Imana suko ya Burayi na makuru yamenya ko hari uwa Burayi niyo nzara wogira inzara wogira umwana w'Imana si ukubera ko wa Burayi nukumenya ko hari uwa Burayi nubwo wowe wariye ukamenya ko hari umuntu wa Burayi uhita usonza kubera ko ikikubabaza nicababaje mugenzi wawe kwambara ubusa k'umukozi w'Imana si ukubera ko yabuze amahuzu nukumenya ko hari abambaye ubusa Kristo umwana w'Imana yavuye mu ijuru nta kintu yarabuze hari umutekano kandi bari barashe ntantambara zari zabaye asiga ibyiza byose yari afite yagombaga kugira kubera ubwiza yambonagamo kandi nuzuye ububi ariko uko kumanuka akaza kwisiga ubusa akavuka ku mugore witwa Mariya akuza bibaza iki kuvuga ngo Mariya yabyaye Imana yabyaye Yesu Imana ni umuremyi wa byose ni ukuvuga ngo Yesu wabyawe na Mariya ni nawe wabyaye Mariya Yesu wabyawe na Mariya ni nawe wabyaye Mariya abandi bagore bose bazababyara abana babo mbere yuko babaho keretse uyu mwana witwa Yesu wavutse kuri nyina ari we wabyaye nyina sobanura abantu neza abantu bakumva ni ukuvuga ngo Bibiliya ivuga ngo nta cyaremwe kitaremwe nawe na nyina rero niyo wamuremye ngo arange igihe kiragera atekereza ko yobwo mwana we yovuka wenyine abanza kubyara uzomuvyara ngo amare gukura aravuga ati ngiye kubusa ninjire mu nda yiwe nabyaye hanyuma azombyara yego asante turaza gukomeza ikibazo twabajije abantu bakibaza ati se pastor Noah yatangiye kuvuga ubutumwa ryari yabaye pastor ryari yasengeye buturutse kuki Nuno w'Imana na kuza kira nkiri mutoya nakoze uburara bukeya nje nta sinakoze ibintu byinshi by'uburara hanyuma nagiriwe umugisha bamakorari buraga nari conducteur nabyo abantu bibizi iyo usoma ijambo ry'Imana ugasanga umwana witwa Dawudi wishe Goliyati tugatekereza ko yishe Goliyati hatari ibindi yabanjije kwica hatagaragara ibyo ni byanditswe nanje rero ndi umwe mu bantu bameze nka Dawudi kimwe n'abandi bose sinjye nyine tugaragara kuri social media twica Goliyati ariko tumaze iminsi twarishije idubu n'intare mu ibanga kuko ubuzima bwinshi idubu n'intare hatari kamera ufite imbaraga zo kwicira Goliyati kuri kamera kandi ubuzima butaragira ubushobozi bwo kwica bino bitagaragara tufite ubushobozi bwo kwica n'ibigaragara ariko imbaraga zikuzamura muri public n'imbaraga ugira iyo wishuri wenyine nta wundi muntu uhari nta mafoto nta trace nta interview kubera iki nange kuvuga ngo ni ukuvuga ngo nta kintu uzugaragaza hano muri physique kitabaye kugaragara mu buryo butagaragara hanyuma rero icyo warubajije se ivuga tumwe nayitangiye ryari naritangiye itaraza kuri social media ta fishi irabaho kandi ataranantumira kuko banibuka ko hari ahantu nizo gusaba ivuga ubutumwa mu mibyizi barari inyima saba ku cyumweru byaranyima saba muri burakeye
saa 11 muri burakeye aho murakeye abari babakecuru kabangaye n'abashaje n'abasaza kuko no kubaza mu gihe ruke muri burakeye usanga nta nayo cyangwa rimwe na rimwe kwera ikintu kuvuga ngo natangiye vuga ubutumwa mbere ariko karikorera ahantu batagaragara muri social media igihe kirekire uzi ko niga muri universite shobora kuba naranditse topic zirenga 200-300 z'ijambo ry'Imana ariko nkabura nzibwiriza ubu niyo nizo mbaye mbwiriza zicogi turagera kuzuba izubu nshasha ndaza ngo nanditse topic kera ziga kuri 300 fita ngiraje na 5 zingana nkuko okay ndiwa natubwiye wize theology cyangwa oya sindiga theology nize amashuri asanzwe ubwo twumvise bavuga ngo wize medicine aya nize medicine nayize umwaka umwe tibyakunda mpita nkomereza muri psychology nakoze ubukwe le 19 décembre 2020 nyuma y'amezi 4 mpita nsengerwa ku pasteur kuko nakoze ubukwe n'abatangiye ministère n'abatangiye ikanisa ubwo natangiye ikanisa ndi umusilibateri gutangira ikanisa no gufungura ikanisa jya gutangira yes uri revera mbese responsable ikanisa responsable ni mpaka ba reveresa ndawe ndavuga titirere yani ndi umwanzirishi igiye twaguti inkuge isezerano arche d'alliance nziza cyane ni muri barizwa mu Burundi musaga mu Burundi oya riba ahantu bitsa muri province yitwa Ruyigi nziza cyane kubijyanye n'ubutumwa bwiza ubutumwa bwiza n'imbaraga z'Imana zigenda zihishuka ku mitima yacu umunsi ku munsi uko bayishurira Imana uyu munsi kuzo yishurirwa ejo uzujambo ry'Imana yanditse muri Yohana ibice 3:16 havuga ati kuko Imana yakunze abari mwese cyane igihe uzi ko jambo twagiye dukurira muri Sunday school ari byo batwigisha cyane ariko muri 2020 muri 2019 nigeze kuryumva bitandukanye nuko nari ndisanzwe nambutse nigaga ingoma nambuka ahantu bita kuri petite barrière ngi ahantu bita Gisenyi kiyama mvuye wigeze kuragira ko ku musozi hanyuma ugatembereza Nkikibuye bikitura nko mu mazi kwa mama ngo di nara umusozi na mama umva Nkikibuye bateye umutima ngo pi onguko Imana yakunze aba kisho cyanditswe onguko Imana yakunze abari mu isi cyane ngo zatumye itanga umwana wayo kinege kugira ngo umwizera adapfa ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho bitanumva amagambo menshi cyambere nkuko Imana yakunze abari mu isi urukundo zatumye itanga umwana wayo kinege gutanga kugira ngo umwizera wese atarimbuka kwizera kutarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho waruzi ko ririya jambo ushobora kubisanga mu magambo 5 kandi niyo nahawe ariko ushobora guhabwa 10 kandi ibyo ngibyo buri byose rifite umwanya waryo ushobora kwandika mu gitabo ushobora kubwiriza mu gihe kirekire urukundo rw'Imana Paulo yigeze kunanirwa gusobanura hejuru urukundo ari kwandikira abikorinto ba mbere igice cya 13 umurongo wa mbere ariko ku murongo wa 4 havuga ibimenyetso hafi 15-13 bivuga hejuru y'umuntu ufite urukundo vuga ngo yananiwe kudefinisa cyitwa urukundo aravuga ngo je vais définir l'amour par des signes umuntu numubona ukabona afite ibimenyetso uzamenya ko afite urukundo cyane no kwihangana icya kabiri umuntu kugira neza kugira neza no gufashanya aya kugira neza no kugira umutima uri expose umutima witeguye kugushiriza imvura ababi n'abeza kimwe n'Imana uvuga ngo umugizi wa neza urenza abandi bose n'Imana isumba byose kubera iki ivubira imvura ababi n'abeza donc ushaka kweza nk'urugero ka protocole mekanisa kuri protocole mekanisa ntaza twicaza kubera ko nta bantu bafite icyo bapfa ariko umurimo yatorewe kwicaza abantu atarobanuye umwiza umubi uwamukavye ntiyamwishura uwamurogeye kandi utamwicaje ndendere vya ngukuraho aho bose ukusanga cyane bagenda bareba bitaye ku muntu yambaye nimba wambaye costume bakwicaza imbere wambaye agashati ikimwe mu bibazo dufite mu makanisa twicaza abantu bitewe n'imodoka wajemo n'ikoti waje wambaye ariko bya ni ibintu bisanzwe ariko rero bari nk'Imana ivuze ngo uzicaza mu kanisa ryanyu usengeramo n'iyinga hari abo buri bibanza imbere kuko Imana yandiye ikoti wazanye ireba ikoti ryo mu mutima uzusoma icyanditswe kivuga muri Luka ibice 19 kivuga ku mugabo witwa Zakayo ngo yari umuntu cyambere ari dakayiteza ibiri iya mbere ngo yari umukire iya kabiri ngo yari umwe mu bakuru barasoresha yari umwe mu bakuru b'abaduwane
hanyuma ngo azamikana aza ari shefu afite n'ifaranga ashike ntibamucaza protocole z'ico gihe zizamuca kandi Yesu ni wari wazubwiriza abura intebe inyuma abura intebe hagati abura n'intebe aho abantu bazasakuza abahungu bene abanga bihomora hose yarahabuze aje hanze uri igiti cyakora bari hanze ariko abura ifasi kubera iki umutima we wari wanduye udashobora kumwemerera kwicara impande ya Yesu ariko rero ikintu gitangaje nuko Yesu muyabwirije aho ngaho hanyuma Zakayo ngo hari igiti ku ruhande ngo yarangije ngo aracurira hanyuma ngo arangiza Yesu nawe aramubona hanyuma umutima warambwiye ngo umutima yarambwiye umwuka wera yaransfishuriye yarambwiye ngo buri muntu wese Imana yamumereje igiti ku ruhande igihe abantu bazomubuza kutabona Yesu hari igiti Imana yamejeje ku ruhande kugira ngo nuhagera abantu bagatuma utamubona uzurire cya giti hanyuma urangize Yesu aravuga ati sawa yo gumaho ariko nge kubwiriza hano abantu muri rusange wururuke vuba hanyuma ndarari wawe bano ndababwiriza hano muri rusange ariko ndarari wawe n'ubwo uri mubi uko wabuze n'intebe je ndarari wawe uzi impamvu Yesu yarayo wari kugira ngo wari mubi n'abahinduke mwiza nawe nazobona intebe imbere hanyuma bate abantu bakomeje kwibaza ese umusomyi cyane wa Bibiriya Jana nakuye ko tari Bibiriya ntago ndiga theology n'umunsi n'umutraga aya uzusoma cyangwa ni ibintu biza gusa ukumva gihaha nkunda Bibiriya donc umushiti yaje ya mbere ni Bibiriya n'Imana isumba byose ubundi Bibiriya ni urwandiko Imana yatwandikiye nkijya message nawe warayohereje ka fiance cyangwa umugore iya ni message ya fiance wacu kandi twebwe turaba fiance ba Yesu turabageni akabumuko iya ni WhatsApp yacu tudusomera mu Imana nukuvuga ngo kudasoma Bibiriya ni umuhungu ufite ubukwe udasoma message za fiance ubukwe bwo woja muri dote bagiye muri mariage relishe nukuvuga ngo Bibiriya ni message Imana yatwandike kandi twe turabageni akabumuko nukuvuga ngo Bibiriya ni message yacu hagati yacu y'umukwe n'umugeni iyo rero umuntu afite umukwe ntaso message ya fiance we sinzi uko ubwo bukwe bwo buhari message yacu rero duhuriramo n'Imana itwandika ka fiance wayo ni Bibiriya yatwohereje guhera mu itangiriro kandi kugera mu zayishuka kandi uzigitangaza Bibiriya ni itangiriro ni iherezo uziko Bibiriya yafashe kuri batarabaho ifata no kuri basokuru kugera kubanyamurenga aho babuze bakomoka n'abazungu n'isi yose kandi abana bacu n'abuzukuru baje bayisoma bayisange mu byabo kubera ko Bibiriya Imana yaratandaraje yamifata isi n'ijuru ifata itangiriro ry'isi n'iherezo ryayo ibishira mu gitabo kimwe cyitwa Bibiriya mu bitabo 36 irayiduheza kuri ya Bibiriya mu WhatsApp ibamo Viber ibamo TikTok Snapchat n'ibindi byose bizoza nyuma bibamo niba utarabona wowe uko birimo abantu bose bazosoma Bibiriya nyuma yacu itwaranabuhanga nizo barigezweho turizotungura Bibiriya ririmo nta kintu na kimwe uzandika gishasha uziko Bibiriya ariko gitabo kizagisomwa n'abantu benshi kwisi uziko gitabo Bibiriya ariko gitabo kiri authentique kuruta ibindi uziko ibindi bitabo byose bizandikwa biza bigenda bifata amadone muri Bibiriya n'ibiri scientifique n'ibiri politique iyo wiga leadership yaba ku buyobozi bwa politique n'ahandi kuya Bibiriya niyo modire nziza nico gitabo cyiza bigiramo ubuyobozi bwiza kuko nta muyobozi urenze Imana nta muyobozi urenze Mose nta muyobozi urenze Dawudi abantu bose kuri ya Bibiriya ni igitabo gifata isi yose muri rusange uko barakantu uvuze hano cyane muri iki gihugu tuye mu cake haje mu ibintu bivuga ngo abana abanyabuntu abana abataribo ni bandese abantu basa n'abagize nk'impagarara cyane ndetse nk'umuntu witwa ko ari umunyabuntu akenshi ntahabwe n'agatuti bakaba bamwigizayo rimwe na rimwe ugasanga nyine ubuntu ni Yesu kandi ntawe ubwanga uwanze ubuntu yanze Yesu nta muntu wese wakijijwe utarakijwe kubw'ubuntu aba bantu bose uko abantu bose n'abanyabuntu uko nawe uriwe uri kuri kamera papa umunyabuntu papa alors n'umunyabuntu uri nawe twese turi abanyabuntu jewe ubuntu bwarasaze aba bandi bavuga ngo sabanyabuntu uravuga abavuga ko atari abanyabuntu ntawe uzwakana kandi n'uwakana nawe nuko utabimenya nuko kuvuga ngo turi umunyamurenga kandi uriwe kandi habe n'ubwo bubakana kubera impamvu z'inyungu kanaka tibyo bugukuraho kimwe wenda tutagiyemo cyane twihiremo cyane kwenda mpamvu umwanya wenda
baza bakunda guhagararaho cyane abanyamaguru bavuga ko icacu ari tuwe nta munyabuntu upinga icyacumi tukubera iki impamvu tagipinga nuko ashobora no gutanga ikirezi icyacumi agatanga 2 ku 10 cyangwa 5 ku 10 kubera ko tushobora kuba mu matero mu kanisa ureke gutanga ituro kubera iyo mpamvu hari ibikorwa biri sociale bibera hari amikanisa hariho gufasha hariho kubaka hariho mikrofone hariho pastor kugira ngo abone umwanya wo gutegura ijambo ry'Imana n'ibindi rwa rukundo dukunda aba pastor rwa rukundo dukunda umurimo w'Imana kuko Imana yakunze abari iminsi byasumye itanga uzi ko Imana itadukunze ahubwo Imana yaduhaye urukundo urya rukundo rwose uzumbwira mu kanwa nta cyo wakoze urangana n'umuntu nyanga wabuze uko ngira ka muntu ukunda umuntu agaheza umuntu urukundo mbese urukundo ni ikintu umuntu abatanga samagano tuwaye ngizo zabaye umusiyo ukamusanga umuntu aramereza uwa imitima 30 ngo I love you kuri Yesu gukunda inyuma yabiriye niho haba urukundo mbese kigaragaza urukundo ni biko Imana yakunze abari iminsi byatumye itanga urukundo ruratanga hanyuma rero dukomeje ikiganiro cyacu mu myaka mikeya cyangwa se myinshi umaze kuvuga ubutumwa ndetse no mu murimo w'ipasiteri watubwira imyuga bingahe nk'imbogamizi wagize muri uyu murimo tubwiye n'ibyiza byinshi tuma wera ku mbogamizi ntubuye ku byiza ibyiza ari byo byinshi reka ibyiza tutobiva ibyiza ari byo byinshi kibazo cyiza cyane ukuvuga ngo kwanza umusitari gukora ivuga butumwa n'ukwemerera Imana ikigushakaho kuko nta muntu n'umwe wizeye Yesu Kristo udakwiye kumvuga butumwa hari ijambo ry'Imana rivuga ngo hari umugabo witwa Lazaro ngo wari ubwira abashiki be babiri wapfuye umusoma yanditse muri Yohana uzi ko icyumweru cya nyuma Yesu yagiye kwa Lazaro i Yerusalemu kandi yari inshuti yiwe kenshi iyo yaje i Yerusalemu yabaga ari iwiwe kwa Lazaro ngo yari umwira we na wa wundi niwe yabaga Yesu agiye kurangiza ubuzima bwe bwana mu isi yahagaze ku wa gatanu nk'uyu munsi kugeza apfuye uyu munsi nibwo yageze umunsi wa gatanu Yesu urugendo rwe rwa nyuma icyumweru cyo cya nyuma gitangiye ku wa gatanu ku wa gatandatu aje ku isabato ku cyumweru yakoze ibikorwa bibiri ngo yishe mu ngo Yerusalemu ndetse n'icyana cy'indege kitageze kandi muntu abantu bararirimba ngo Hoziyana hayuguje mu izina ry'Imana hanyuma ngo ubu bahita bahindura imvugo bahita bavuga ngo nabambwe byerekana ko ururimi rwavuze rimwe ngo uri umugabo ushobora no kuvuga ngo uri gito mukanya gatoya abantu bashobora gukomera amashyi ugasaba bakama gufata kuguru cyo bakama kumanura bagushukuriye umwobo bashobora kukurenga no gushaka kureza hari bakama bigirayo bagatema igiti kwa mugo hanyuma kuwa mbere yakomeje umurimo wiwe niwo wa munsi ku cyumweru hariya ngo hanyuma kuwa mbere agaruka nibwo yanyuze mu nzira ngo ashike asanga hariho igiti yari ategeye ko kubona imbuto asanga ntazo arakivuma kwa kabiri yagiye ku musozi witwa Elayono yakundaga kuja gusenga cyane hanyuma ngo abigishwa bamusangayo bamwereka ikanisa ngo bubatse Yerusalemu Yesu arababwira muri Matayo 24 haravuga ngo nta buye rizosigara rigeretse kuri yindi kubera iyo mpamvu bari ko bubaka ikanisa kandi uwo baryubakira baramwanze sigitangaza ko abantu bashobora kubaka ikanisa kandi batirira ko bahaba baryubakira bamwanga hari somo Imana yambaye muri no minsi ivuga ngo indwara ziteye abakristo mu itorero y'iki gihe imwe ya mbere ni ugukunda gukorera Imana badakunda Imana bakorera urabyumva gukunda gukorera Imana badakunda Imana bakorera kumbamba nabarushye gukunda gukorera Imana badakunda Imana bakorera kubera iyo mpamvu hari abakobwa babiri bavukana ngo witwa Maria n'uwitwa Marta ngo bagiye kwa Yesu none Yesu ngoje iwabo umwe ngo aza gutegera ibyo Yesu yazanye undi waje mu gikoni gutekera Yesu wari gutekera Yesu ahitaza imbere ya Yesu aravuga ati dore nguyu Maria yaje kwishimira imirimo ariko je ko gutekera Yesu aramuga ati Marta uriganye wirusha muri byinshi ariko ngombwa ni kimwe uyu Maria yise umugabane atazako uzi cyo yaramubwiye ngo sinza ndya umutsima umuntu yancumbiye uwo muntu atarabaza kurya umutsima Imana yacumbye ari we Yesu yoheje mu bantu
ni ukuvuga ngo uburyo bwiza bwo gucumbira Imana umutsima ikawurya ni ukubanza kwakira umutsima Imana yaducumbiye ari we Yesu Kristo, umubiri n'amaraso bya Yesu. Ibihesha agaciro n'ibiryoshya umutsima watekeye Imana ni ukubanza kurya umutsima Imana yacumbye ari we Yesu Kristo akamutwoherereza. Umuntu wese utarabatizwa ngo yizere umwami Yesu aje kwigabura, nta buryo ashobora gukora igikorwa hanyuma ngo apfuke Imana ku maso ngo imwakire. Nta gikoresho kujana mu ijuru, nta faranga zo kujana mu ijuru, keretse kwizera umurimo Imana yakoze wo gutanga Yesu. Koza kandi hari umushumba umwe wavuze ngo iyo 200 yawe nizatuma. Anga simpasubiza aho ngaho. Barakubise nawe. Simpasubiza. Nagarutse ku mbogamizi cyane ziri mu gutsi. Hanyuma rero kuwa gatatu Yesu yari ameze nabi. Yesu yari ameze nabi. Kumujya muri hafi kubyara ari kubise. Hanyuma kuwa kane nibwo rero bamuciye umanza, bamucukuye n'ikebo kirekire bashiramo amazi, hari akonje cyane kandi uzuko muri abihago ari mu butayu bamenamwe amazi metero 5 bamutereramo. Hanyuma baramuburanisha bose bamaze kubura uko bagira, baravuga ngo nabambwe, baramusinyira, baramutanga. Yesu rero kuwa gatanu rwo yashikanye mu gitondo, uyu munsi yacikanye saa 3 garama saa 9. Hanyuma izuba ryanga kwaka nayo byagize isoni. Iravuga buri izuba ni toroshi y'Imana. Umunsi Yesu rero yashikanye aravuga ati nje nditoshi kandi umuntu unyatsa ntawuhari ni Yesu byama gipfuka mu maso aravuga ati block kugeza ni ikimenyetso cy'uko ntazuba rijyaze haka presence y'abana b'Imana. Umunsi abana b'Imana bavuye mu isi tuzasa amatara kuri interpreter ngo bikunde. Wowe mwana uri umwana w'Imana, niba mwana mudakijijwe mwese hakaba hari umwe wicaye mwanyu akaba yizera, niwe mashanyarazi, niwe utuma mucumba, niwe utuma muryama, niwe utuma mukora, niwe utuma mugira ubwenge, niwe utuma umenya umugore wawe n'umwana. Umunsi abizera bazova mu isi tawuzomenya umugore, tawuzomenya ntatara rizaka, amazo abantu bazoyahunga, amafiero ufite nuko turi abana b'Imana turi hano. Nta muntu uzogira amafiero abana b'Imana bavuye hano. Pastor arakandi bazavuga ngo mu mwijuru ngo abacu bose twabuze mu isi tuzababona amasuru umuntu azamenye we. Presence y'Imana izo bihagije. Cyangwa ibyo bitekerezo kuvuga ngo presence y'Imana irahagije. Uzaba ushaka abantu uwowe. Uwo umunsi wawe na Yesu. Vuga ngo amen akwa. Amen. Wananezera ariko. Ari ijambo ry'Imana rivuga ngo hari umugabo umwe wari urwaye imyaka 38. Hanyuma ngo yari afite ibibazo byinshi cyambere, ngo yari afite igitanda yahoraga aryamyeho. Ese yari umugabo nzangiro yari. Tegera ijambo ry'Imana wowe biye ko none ifite vide ntusoma Bibiriya neza. Yesu yasanze umuntu wari urwaye imyaka 38 cyambere, ngo yari afite igitanda yahoraga aryamyeho. Icya kabiri hari ikidendezi cyihindurizaga rimwe na rimwe abamarayika bajemo. Icya kabiri, icya gatatu ngo yarategereje ko hari umuntu uzoza ukamusunika akabuwande wisukirikiramo hanyuma agahindukira agakira. Ariko ibi byose Yesu Kristo yari musanganye. Icya mbere agize imyaka 38 arwaye. Icya kabiri afite igitanda aryamyeho. Icya gatatu ari imbere y'ikidendezi cyihinduriza rimwe na rimwe. Icya kane yabuze umuntu umutereramo. Yesu arahagera zose yamabisubiza icyarimwe. Ngo Yesu yahageze takezo usigarana agagusubiza ibibazo byose ufite. Yarahageze bwa mbere araganira akamubwira kumwereka ngo hari umuntu ngo wabuze wamutereramo mu kidendezi. Yesu aramubwira ati ngaho Yesu yaramubwira ati cyambere abo bantu bawushaka nije wabaremye. Icya kabiri iki kidendezi cyashihinduriza hano nije kidendezi nyakuri nakugezeho. Icya gatatu abo marayika bazaza nije uzuboheza n'abahungu baje. Iki gitanda uryamyeho hano nje mfite ubushobozi bwo kuguheka n'ubushobozi bwo kukubwira woga ugahaguruka ugateruka igitanda cyawe. Rero Yesu ageze cyarakeneye kidendezi, cyarakeneye abantu, cyarakeneye n'abamarayika, nta kindi kintu yarakeneye Yesu gusa. Yesu ngo agere yamubwiye ati cyambere wowe urakize. Icya kabiri hari igitanda kimaze iminsi kiguheka uragiheka none. Wategera iyo Yesu yahageze ibintu bari bimaze iminsi bikurya urabirya. Iyo Yesu yakugezemo ibisanzwe bikuremerera urabiremerera. Imana iguha ubushobozi bwo kuremerera ibisanzwe bikuremerera mu izina rya Yesu. Hanyuma yamubwira ati ukoresha gitanda kandi wimaze none utekereze neza nk'umuntu ufite itekerezo. Umuntu wari urwaye imyaka 38 niba utayagize ubushobozi bwo kwamara iki gitanda ako kanya nk'umuhungu wo kundondo cyangwa muri Amerika uba muri gym ufite imyaka 38 atarakora n'umunsi umwe yamaye ikora igitanda kubera iyihe mpamvu Imana irakugezemo ntibisaba kwikondora. Usaba kugeramo ibintu byose bitama birangira. Ukaba bikorera igitanda cyangwa nk'umuhungu mbende uri mu gipupu umaze imyaka 38 atararwara akabyama terura ngo aragera. Uziko cyakurikiyeho ageze mu muhana
yageze mu muhanda abantu baramuga ati wikoreye igitanda umunsi utari wo kwikorera ukora kiri umunsi utari wo kukira uziko hari abantu bamaze gutegura umunsi uzokiriraho ariko Imana ibanyuranye kugira ngo ukize umunsi badatekereza bakubone n'uzishimo bari bategereje ko ugomba kuba abantu abavuga ati ko muri isabato perezida w'isabato ni wambaye unikorera ntabwo kwizihiza isabato nyakuri ni Yesu mu Baroma aravuga nta munsi urutundi kuwa mbere ntiyabuta ku cyumweru ntiyabuta kuko ka minsi kibaho hariho Yesu perezida w'iminsi kandi niwe dufite umunsi wari wose wokora harino ku cyumweru harimo twasenga kuwa mbere cyumweru twakuraho nta munsi urutundi Yesu yose yarayifashe arayifumbata arifite mu kiganza yaduhaye umunsi wa mbere wo kuzuzwa wa kabiri wonywa meza nijoro wonywa meza wa gatanu wonywa meza Yesu niwe arahagise mbese meza ntagomba kuba afite igihe runaka Yesu ahubwo biri yavuga ngo igihe cyose unezero wonywa meza cyangwa uko muteranye uko muteranye ni umurimo kuko tunezerewe hano kuje kera nafashwe twaduhuye wita tubona umugabo tuzanira umugati ariko ga uyu mugati wo muri boulangerie ko yasi wameza nukumva ko hari ukozwe kuri intellect wumvise umusaraba wumvise amaraso hari ijambo naye pishuyu ntabwo tuba turindwa n'amaraso turindwa n'amaraso turiho hari atufite amaraso turimo twagira naturiho amaraso turinda sa turimo amaraso turinda naturiho ayo naya amaraso ya Yesu Uwiteka umucamanza iyo mbonye ikimenyetso cy'amaraso cyancira urubanza rubi abakijwe cyangwa abakijijwe n'ubu nuko bwo kwizera ana Imana amen